Because I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science. And then I want you to take real action. Science ni ijwi ritibeshya ntiribeshye, ijwi ritavuguruzwa, igisubizo ku bibazo byugarije isi. Cyangwa se Imana niyo jwi ritibeshya ntiribeshye, ijwi ritavuguruzwa, igisubizo ku bibazo byugarije isi. Mu nkubiri y'amajwi ataruhuka atangaza umubabaro wiyongera ku isi utewe n'icyiswe imihindagurikire y'ikirere climate change, itera ibiza, imyuzure, imiriro, guhenebera k'ubukungu, kubura ibyiringiro bitera kwiyahura bya hato na hato mu bihugu byo ku isi. Ijwi rikomeze gushaka gusumba ayandi riva ku bakomeye, abafata ibyemezo n'abagaragaza ko bahangayikiye isi rigira riti nimwumvire Science, igisubizo ku bibazo biriho. Which candidate for president has made it clear that he will develop policies based on the advice of the best scientists in our country and the world? I would ask him to do this. Listen to the scientists. Science iri kwererezwa nk'umukiza w'isi, igisubizo ku by'umwami Yesu yise ibimenyetso byo kugaruka kwe nk'ibishyitsi, inzara n'ibindi bisa nkabyo byose turi kubona uyu munsi. Ikibazo tuganiraho muri baza Bibiliya y'uyu munsi ni iki: ni gute abantu bari gupfukamira ikigirwamana cyitwa Science kikazabakura ku mategeko y'Imana batabizi? Ahari imbere ya byose wakwibaza uti Science yahindutse ikigirwamana gute? Dukwiye gusobanukirwa ko Science atari mbi. Science nk'uburyo bwo gusobanukirwa ibiriho mu isi ndetse no kugira ubumenyi butuma tubasha kugera ku bikorwa byo kubungabunga isi n'abayituye ni nziza igihe cyose itanyuranya n'amahame ya Bibiliya, ijambo ry'Imana, umuremyi w'ibiriho byose. Ariko mu gihe Science ihanganye n'amahame y'ibyanditswe byera ikishyira mu mwanya wo gutanga ibisubizo ku bibazo by'abatuye isi aho kubiharira Imana, Science iba yigize ikigirwamana. Reka tubisesengure uko Science yigize ikigirwamana. Science yahakanye kubaho kw'Imana umuremyi, Imana ishobora byose, maze ubwayo yimika nk'Imana ishobora gukemura ibibazo biri ku isi binyuze mu gusobanura aho byavuye. Nk'uko twabibonye muri baza Bibiliya zibanza, Science yahakanye ko hariho umuhanzi w'umuhanga wahanze isi, Imana, maze yigisha yivuye inyuma abatuye isi, uhereye ku bato bari ku ntebe y'ishuri kugeza ku baminuje mu makaminuza, ko umuntu yavuye mu nguge bitewe n'ihindagurika rigengwa no gushaka kubaho, the need of surviving. Ibi byabaye ishingiro ry'icyitwa Science y'ubu ngubu, ku buryo ubu iyo wemera Imana udahabwa icyicaro mu ruhando rw'abanyasiyansi. Dore uko mu nkoranyamagambo ya Caulfield Library habishimangira, hagira hati inyigisho y'ihindagurika ni ishingiro ry'inyigisho y'ibinyabuzima y'ubu ngubu. Icyo abantu benshi batazi ni uko uku kugira ihindagurika ishingiro rya Science byagutse ku buryo uyu munsi ibice byose bya Science nka fizike, ubugenge, shimi, ubutabire, biology, ibinyabuzima, medicine, ubuvuzi, byose ubu ngubu byigishwa mu mucyo w'ihindagurika. Urugero, bikomeje kwemerwa cyane mu isi ko ihindagurika rishobora gutanga ibisubizo ku byo tubona mu isi nk'imyitwarire y'abantu n'ibibaho nk'indwara. Mu gitabo cyanditswe na Randolph M. Ness, George C. Williams cyitwa Kuki turwara, Why We Get Sick, berekanye ko impamvu zimwe zitera ihindagurika ari nazo zihishe inyuma yo kurwara, ndetse hakizerwa ko gusobanukirwa ihindagurika bizatubasha gutsinda uburwayi n'urupfu. Ibi babivuga mu gihe Bibiliya yo ivuga neza ko umuvumo, uburwayi n'ibindi bigwira isi bikomoka ku cyaha. Nk'uko Imana yabwiye Adamu iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu niho uzasubira. Itangiriro 3:17-19. Mwene muntu ntiyajyaga kubaho nabi ngo agere ubwo arwara ndetse anapfe iyo yumvira Imana. Ariko Science igezweho ibyo yarabyirengagije. Yerekana ko ishobora kwerekana aho uburwayi bukomoka, ndetse ko ishoboye gutanga ibisubizo, ndetse ubu ikaba ikataje mu kintu giteye ubwoba, gutanga ubuzima bw'iteka. Nguko uko Science igezweho yimuye Imana ikigira Imana n'umukiza w'abatuye isi, kandi gukira kwacu no guhabwa ubugingo buzahoraho biboneka honyine, kuko
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Intege nke z'ikigirwamana cya siyanse ni izihe? Uramutse uvumbuye ko wumvira ijwi rya siyanse nk'ijwi ritibeshya kandi ntiribeshye, ritavuguruzwa kandi ntiryivuguruze, ritanga ibisubizo by'isi kandi ntiribazwe, mbese ntiwakwemera ko icyo cyakubereye ikigirwamana? Nta kabuza cyaba cyarakubereye ikigirwamana. Niyo wabona ubyemera utyo, wamubwira kuzibukira icyo kigirwamana, kuko Imana yonyine ari irangwa no kutabeshya ntiyibeshye, ikamenyekanira mu kutivuguruza nk'uko bivugwa mu Kubara 23:19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, kandi ikagira ubwenge butavuguruzwa nk'uko Yesaya 55:9 bivuga ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amateka yerekana ko siyansi yigize ikigirwamana uyu munsi abanyamadini n'abategetsi bari gusaba isi kumvira itari nk'uko bayerekana koko. Bayerekana nk'aho itibeshya, itavuguruzwa ndetse itanagishwa impaka. Ariko amateka yerekana ko inshuro nyinshi siyansi yagiye yibeshya ndetse ikabeshya, ndetse yagiye yivuguruza. Ibyo bikaba bituma idakwiriye kumvirwa buri gihe, nk'aho ari ijwi rikwiriye kumvirwa nta kugenzurwa. Urugero, iyo ubonye iyi shusho wibuka iki? Atome, agace kamwe gato kagize buri kintu cyose. Iyo tuvuze uko atome yubatse duhita dutekereza iyi shusho, kuko benshi babashije kwiga ubutabire nibyo twigishijwe. Mu mwaka w'1913 nibwo Niels Bohr, umunyasiyanse w'umunyadenmark, yavumbuye ikiswe Bohr atomic structure, isobanura uko atome yubatse. Ibi byishimiwe n'abanyasiyanse ndetse ibyo avuga biremerwa ku rwego rw'uko mu mwaka w'1922 yabiherewe igihembo cyitiriwe Nobel. Ariko igitangaje, mu mwaka w'1926, nyuma y'imyaka 4 gusa, iyi modeli ye yahise iteshwa agaciro bitewe n'uko ishobora kuba iyo gusa kuri atome ya hydrogen, ariko ku bindi binyabutabire byose 117 bizwi ntibasha gusobanura uko atome yubatse. Iyi niyo modeli nshya yemejwe, nubwo nayo ivugwa ko ari ukugereranya kuko ibibera muri atome bigenda birushaho kudasobanukira abanyasiyanse uko ubushakashatsi bujya mbere. Ibi tubisoma muri blog scientificamerican.com. Gusa ibi nubwo byabayeho ntibibujije ko muri siyanse modeli ya Bohr yakomeje kuba igikwirana n'uyu munsi nishyirwa ku myambaro, mu binyamakuru ndetse mu myerekano. Igitangaje, ibi nuko bishobora kubaho no mu buvuzi. Urugero, umuti wiswe fen wo kugabanya ibiro watangiye gukoreshwa mu 1992 ugakoreshwa cyane muri Amerika, waje kwemezwa n'ikigo gishinzwe imirire n'imiti cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mpine cyitwa FDA. Waje kugaragazwa ko ugira ingaruka ku buzima, aho wateraga ibibazo bikomeye by'umutima maze ugahita ukurwa ku isoko. Nubwo abo wangirije bishyuwe cyangwa imiryango yabo, ariko ni henshi ku isi byabayeho n'ubu bikiba. Kandi n'abantu bangahe bahatakarije ubuzima babwirwa kugira icyizere siyanse, bemera imiti yayo, maze bikaza kugaragazwa ko iyo miti ari mibi nyuma. Ibi ntibivuze ko siyanse itafasha mu buvumbuzi bumwe na bumwe no kwita ku magara, ariko nanone bitwigisha ko siyanse ihindagurika kandi ko abantu bashobora kwemeza ubuvumbuzi ariko nyuma y'igihe bikagaragara ko bibeshye, ndetse n'ubwo ibyo bavuze mbere byaba byarabaye gikwira ndetse bikigishwa igihe kinini mu mashuri ndetse byaranahawe ibihembo byitiriwe Nobel. Reka tujye ku ngingo yacu y'ingenzi. Ni gute abakristo benshi bagiye kumvira ijwi rya siyanse kuruta ijwi rya Bibiliya, ndetse bikabatera kuyoba no kuva ku mategeko y'Imana? Iri jwi rya siyanse riri gukoreshwa cyane muri iyi minsi y'imperuka mu guhatira abantu kwemera ibinyoma bya Satani. Mu buhe buryo rero? Uko isi imeze ubu, Bibiliya yari yaravuze kera ko bizabaho mu kinyejana cya 7 imbere y'ivuka rya Yesu binyuze mu muhanuzi Yesaya agira ati, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Igihugu kirarira, kibaye umuhonge, isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize, ntibazanywa vino baririmba, ibisindisha bizasharirira ababinywa. Nuko abantu bo mu isi bazamera nk'umutini unyeganyezwa, cyangwa nk'uko bahumba inzabibu isarura rishize. Wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. Nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo, uwuririra ngo akuke urwobo, umutego uzamufata. Kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane. Nta gushidikanya, nta magambo yasobanura neza isi dusohoyemo nk'aya ngaya. None se Bibiliya isobanura
ko uku kunyeganyezwa ko mu isi, kuyaga no kumeneka turi kubonera mu myuzure, imiriro, imyigaragambyo, ibiza n'ibyorezo, ubwihebe, intambara n'impuha zazo bikomoka he? Muri icyo gice cya 24 Yesaya arabisobanura ku murongo wa 5 agira ati, kandi isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Umurongo wa 6, nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Umurongo wa 20, isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Igicumuro cy'isi, kwica amategeko y'Imana, nicyo Bibiliya iduhamirije ko kiri gutuma tubona ibyo tubona ubu. None se siyanse yo n'abanyamadini bayumviraho kumvira Bibiliya bari kubyitirira iki? Climate change, ihindagurika ry'ikirere. Mu by'ukuri ikibazo si ukubyitirira ihindagurika ry'ikirere, oya, ahubwo ikibazo ni ugutanga igisubizo kidakemura umuzi w'ikibazo, ahubwo cyongera ibibazo. Gute rero? Turabireba. Niba ikibazo ari uko abantu bacumuye bakica amategeko, ntibayice gusa ahubwo bakayahindura, igisubizo ku gukura umuvumo ku isi cyakabaye kudacumura, kumvira amategeko y'Imana no kudahindura ibyo yategetse. Ibyo nibyo byagakwiye kunesha ikibazo cya climate change, ihindagurika ry'ikirere riteza ibiza n'ibyorezo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahubwo ibisubizo siyansi iri gutanga bigiye kurushaho gushora isi mu muvumo ukabije. Reka tubirambure. Birashoboka ko ikiswe Paris Agreement atari gishyashya kuri wowe. Ni inama yabereye i Paris kuwa 12 Ukuboza 2015. Ibihugu byo ku isi byafashe gahunda nshya igamije guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Muri article yaryo ya 4 hemejwe ko ibyuka biterwa mu kirere bituma ubushyuhe bwiyongera bigomba kugabanuka vuba cyane hifashishijwe siyanse nziza yabihari. Siyanse nk'ijwi rigomba kuyobora ishyirwa mu bikorwa rya Paris Agreement yemeza ko 15 by'ibyuka byoherezwa mu kirere byagabanuka haramutse hafashwe umunsi umwe wo kuruhuka ku isi yose mu cyumweru. Ibi tubasha kubisoma ku rubuga rw'umushinga wa MIT, university ikomeye ku isi witwa Climate Collab, aho baba bavuga ku cyitwa Green Sabbath cyangwa se isabato yo kwita ku bidukikije. Dore uko babivuga: kugera ku ntego z'imihindagurikire y'ikirere byemeranyijwe i Paris biteganyije ko bizatwara amadolari angana na triliyoni 16 n'igice. Ariko nta kiguzi cyo gukomeza umunsi w'isabato kugira ngo ugabanye imyuka ya carbone. Ni igisubizo kizagira ingaruka zikomeye ku mihindagurikire y'ikirere kandi nta shoramari rikenewe. Rimwe mu cyumweru bishobora gutuma hejuru ya 15% by'ibyuka bigabanuka buri mwaka. Iki ni igikorwa kiri guhamagarirwa abatuye isi nk'uko tubisoma ahangaha. Iri ni ijwi rikomeje kongera imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Turebye nanone undi mushinga wiswe Green Sabbath Project, dore uko babivuga: nta kintu ushobora gukora ku bidukikije, nta kintu gishobora kuba kimwe mu bintu byiza ushobora gukora. Fata umunsi w'ikiruhuko cya buri cyumweru, ugira isabato nyayo kuri wowe, ku isi. Ntutware, ntugure, ntukubake, fata urugendo, sangira n'inshuti, kina cyangwa usome hamwe n'abana bawe, ririmba, tekereza, himbaza, kunyurwa. Umunsi umwe buri cyumweru, ntugire icyo ukora. Iri jwi si ijwi ryoroheje, ni ijwi ry'abanyamadini atandukanye tubona ku rutonde ndetse n'abanyapolitike nabo tubona ahangaha, kandi ni muvumo iri gukura cyane. Igisubizo kimwe gikomeye kiri gutangwa na siyanse: kuruhuka isabato ya buri cyumweru. Aha bari kwiyita isabato ya nyayo. Mbese ibi ni bikuruhuka ubwabyo? Oya. Ariko nta gihe igishuko kiza mu ishusho mbi, ahubwo kiza mu ishusho nziza gihisha ibibi. Bitabaye bityo nticyaba igishuko. Ibi se bihisha iki? Imana yo yari yaragennye mu itegeko rya 4 mu mategeko 10 isabato igira iti: mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kubera iki? Ko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akarukira ku munsi wa 7. Icyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11. Nk'uko iri somo ribivuze, isabato umunsi w'Uwiteka isi igomba kuruhukaho ni umunsi wa 7. Uyu munsi bita Saturday cyangwa se Sunday. Si umunsi wari wo wose, kuko niwo munsi Imana nayo ubwayo yaruhutseho imaze kurema nk'uko biri mu itegeko. Ese isi nk'igisubizo ku ihindagurika ry'ikirere niwo munsi izafata? Oya, ahubwo isi yiteguye kwakira umunsi uhuriweho na rubanda nyamwinshi ariwo ku cyumweru, umunsi wa mbere w'icyumweru. Reka turebe impamvu y'ibi. Laudato Si, urwandiko Papa agenera abatuye isi ngo abigishe uko bafata imyanzuro ku byugarije isi, dore ko afatwa n'abanyapolitiki nk'ijwi rigenga imyitwarire, moral voice ku isi.
Uru rwandiko rukubiyemo ingamba zikwiriye gufatwa ngo hirindwe imihindagurikire y'ikirere. Rutanga igisubizo ku ngingo ya 237 rugira ruti: ku cyumweru uruhare rwacu muri Ukaristiya rufite akamaro kihariye. Ku cyumweru kimwe n'isabato y'Abayahudi igamije kuba umunsi ukiza umubano wacu n'Imana, natwe ubwacu hamwe n'abandi ndetse n'isi. Ku cyumweru ni umunsi w'izuka, umunsi wa mbere w'ibyaremwe bishya. Reka tube duhagaze gato. Aha Papa yerekanye isabato y'umunsi wa karindwi ko ari iy'Abayahudi, kandi Bibiliya siko iyita isabato y'Uwiteka nk'uko biri mu itegeko rya 4 twabonye mu Kuva 20:10. Maze Papa yerekana ko icyumweru ariyo sabato y'Abakristo. Kadukomeze dusome. Itegeko ryo kuruhuka buri cyumweru ryabuzaga gukora ku munsi wa karindwi kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe iruhuke, kandi umuhungu w'umuja wawe n'umunyamahanga agarure ubuyanja. Kuva 23:12. Kuruhuka biduhumura amaso ku mashusho manini, kandi biduha kubahiriza uburenganzira bw'abandi. Kandi rero umunsi w'ikiruhuko wibanze kuri Ukaristiya umurikira icyumweru cyose, kandi udutera guhangayikishwa cyane no kwita ku bidukikije n'abakene. Aha niho hari ikibazo. Uru rwandiko ruri kwifashishwa n'abafata ibyemezo byo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Ruratanga igisubizo ruhuza siyanse ko hakenewe umunsi wa buri cyumweru n'imyizerere ya Kiliziya. Ariko ikibabaje ruti ni ku cyumweru, umunsi wa mbere, kuko uwa karindwi Bibiliya yita isabato wiswe uw'Abayahudi. Ngaho rero aho ikibazo kiri. Isi iri kuganishwa gushyirwa imbere icyumweru nk'isabato hitwajwe guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Mbese ibi bizarangiza umuvumo w'isi cyangwa bizongera umuvumo w'isi? Ijambo ry'Imana riragira riti uziyongera. Kubera iki? Ko Yesaya yagize ati, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, ko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Ubutegetsi bw'ubupapa bwahinduye ibyategetswe nk'uko Daniyeli yari yarabihanuye agira ati, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Daniyeli 7:25. Nk'uko babyemera ahantu henshi nko muri Gatigisimu ingero yo mu 1957 urupapuro rwa 50 ahagira hati, nuhe munsi w'isabato? Igisubizo kikaba ni samedi, kuwa karindwi. Ikibazo: kuki dukomeza icyumweru aho gukomeza kuwa karindwi? Igisubizo ni uko Kiliziya Gatolika yahinduye ukwera k'umunsi wa karindwi ikagushyira ku cyumweru. Ariko ububasha si Bibiliya yabutanze, ahubwo iki cyasozaga ubuhanuzi bugira buti, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Byiteho, isabato niryo tegeko rifite ibyo byombi. Ni itegeko kandi ni igihe. Ndetse ubupapa buhamya neza ko abaruhuka icyumweru baba bahamya ubutware bwabwo. Mu gitabo cyitwa The Faith of Millions, paje 473, haragira hati, ariko kuva samedi cyangwa se kuwa karindwi ntabwo ari icyumweru ariho havuzwe muri Bibiliya. Ntibiteye amatsiko ko abatari abagatolika bavuga ko bakuye idini ryabo muri Bibiliya kandi atari mu itorero bizihiza icyumweru aho kuba samedi. Yego, birumvikana ko bidahuye, ariko iri hinduka ryakozwe hashize ibinyejana 15 mbere y'uko abaprotestanti bavuka, kandi icyo gihe uwo mugenzo wubahirizwaga ku isi hose. Bakomeje uwo muco, nubwo bishingiye ku bubasha bwa Kiliziya Gatolika, ntabwo bishingiye ku nyandiko isobanutse yo muri Bibiliya. Uku kwizihiza icyumweru bikomeza kubibutsa mama wabo, itorero, aho udutsiko tutari abagatolika twakomotse, nk'umuhungu wahunze urugo ariko agakomeza gutwara mu mufuka ifoto ya nyina cyangwa se umusatsi we. Ngiyi imvugo ya Kiliziya Gatolika ku bantu bose baruhuka icyumweru, ibashinja yuko baba bemera ubutware bwayo, cyangwa se nubwo bitandukanije bakiri kumwe nayo mu kwemera umunsi w'icyumweru. Kuruhuka ku cyumweru Papa bwemeza ko ari uguhamya ububasha bwabwo, kandi nicyo buri gutanga nk'igisubizo ku ihindagurika ry'ikirere, kandi bwemeza ko bidashingiye kuri Bibiliya ahubwo ko bishingiye ku bubasha bwabwo. Siyanse nayo yamaze kwereka abantu ko bakeneye isabato ngo isi ikiri biza, ibyorezo n'ibindi biterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Kuko siyanse igiye kwerekeza abantu mu kuruhuka umunsi wiswe isabato, ariko mu by'ukuri inyuranye nayo ya Bibiliya. Mbese mu Kristo ntiwari ukwiye kuruhuka ku isabato y'umunsi wa karindwi, aho kuruhuka ku isabato yashyizweho n'abasohoje ubuhanuzi bugira buti, azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko? Ikibazo kigiye guhinduka ingorabahizi kuri buri wese uvuga ko yemera Imana Umuremyi. Tubona mu gusora k'ubuhanuzi buri mu gitabo cy'intambara ikomeye cyanditswe na Ellen G. White agira ati, Satani nanone akorera no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye, yigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe, kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Igihe yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirori bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. N'amagingo yari ku murimo we, Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, ku
kubura epfo na ruguru ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Ararika umwero w'ubutaka maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizacira bubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavuga ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru maze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Intambara ikomeye, paje ya 572 na 573. Ubwo siyansi iri kwemeza ko hakenewe umunsi wo kuruhuka, kandi ubuhanuzi bukerekana ko icyumweru ari cyo kizashyirwaho, abahiriza isabato ya Bibiliya bagashinjwa ko aribo batuma umuvumo w'isi udahagarara, kandi ahubwo abataruka isabato y'ukuri ari bo bateye umuvumo kuko bahinduye ibyategetswe. Mbese mu Kristo uzahitamo uruhe ruhande? Uwiteka kubashe kuba mu ruhande rwa Bibiliya. Nibyo ngusabiye mu izina rya Yesu, amen.